Turashoboje murakoze kubana natwe, reka dukomeze dusome Bibiliya, tugeze ku gice cya 53 cy'igitabo cya Yesaya. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye, ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo, kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ubwo ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane w'abakomeye, azagabana iminyago y'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi, kandi asabira abagome. Igice cya 54. Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Ishime wa ngumba witabyara, turagara uririmbe utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igishubaziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe, niko Uwiteka avuga. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe. Kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso, urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Witinya, kuko utazakorwa n'isoni, kandi uyumwara, kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Uwera wa Isirayeli ni we mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe, niko Imana yawe ivuga. Mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakuvaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga.
yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko si jye uzaba ubateranije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Dore ni jye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma agakoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Igice cya 55. Agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutege amatwi muze aho ndi munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwera wa Isirayeli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu zimwe si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bikamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Muzasohokana ibyishimo, muzashorerwa amahoro muvayo. Imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbira imbere yanyu, ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi. Mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukeni hazamera umuhadasi. Bizubahisha izina ry'Uwiteka, bizaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho. Igice cya 56. Uwiteka aravuga ati: mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari hafi, no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo, n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Kandi umunyamahanga uhakwa ku Uwiteka ye kuvuga ati: Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe. Kandi n'inkone ye kuvuga iti: dore ndi igiti cyumye. Kuko Uwiteka avuga ati: iby'inkone ze z'amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira, zigakomeza isezerano ryanjye, nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye, nzihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa. Nzaziha izina
rizahoraho ritazakurwaho. Kandi abanyamahanga bahakwa k'Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye bakaba abagaragu be, umuntu wese akeza isabato ntayice agakomeza isezerano ryanjye. Abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Umwami Imana ikoranya ibicibwa bya Isirayeli iravuze iti, nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe. Mwa nyamaswa zo mu gasozi mwese mwe, nimuze murye, namwe inyamaswa zo mu ishyamba. Abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Ni koko ni imbwa z'ibisambo zidahaga, ni abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Baravuga bati, nimuze mbazanire vino tunywe, ibishindisha tubuyarare, n'ejo naho bizaba bityo bitagira akagero. Igice cya 57. Umukiranutsi arashira ariko ntawabyitayeho, abanyabuntu barakurwaho ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi aba akijijwe ibyago byenda kuza. Agera mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka azaruhukira ku buriri bwe. Nimwigire hino mwa bahungu b'umugore w'umushitsikazi mwe, urubyaro rw'urusambanyi na maraya. Uwo museka ninde? Uwo muneguriza izuru ninde mukamurabiriza indimi? Ntimuri abana b'abanyabyaha, urubyaro rw'abanyabinyoma, yemwe abihangishaho muri munsi y'imirinzi y'igiti cyose kibisi, mukicira abana mu bikombe, mu bihanamanga byo mu rutare? Mu mabuye y'ibitare anyerera yo mu gikombe niho hari umugabane wawe, ayo ngayo niyo mugabane wawe, niyo wasukiriye amatungo anyobwa ukayatura n'ayandi maturo. Ubu se ndacyari uwitwaraho ku bimeze bityo? Ku munsi muremure munini niho washyize uburiri bwawe, ku musozi muremure munini niho washyize uburiri bwawe, kandi niho wazamukaga ukajya gutamba ibitambo. Kandi washyize urwibutso rwawe inyuma y'inzugi n'ibikomanizo, kuko wambariye ubusa undi utari jye, wurira uburiri bwawe ubugira bugari, usezerana nabo isezerano, ubonye uburiri bwabo urabukunda. Washengerereye umwami wihezuye imibavu igutamyeho, utuma intumwa zawe kure, urisuzuguza bikugeza ikuzimu. Wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiraho ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Wabonye ikikongeramo imbaraga, nicyo cyatumye utiheba. Mbese uwo watinye ugashya ubwoba ninde? Bigatuma ubeshya ntunyibuke kandi ukabyirengagiza. Mbese simaze igihe kirekire niyumanganije ntunyubahe? Nzavuga gukiranuka kwawe, kandi n'imirimo yawe ntizagira icyo ikumarira. Ubwo utaka ibyo wakoranije ngaho nibigukize, ariko noneho umuyaga uzabitwara, umwuka uzabikuraho byose. Ariko unyizera niwe uzahindura igihugu, kandi niwe uzaragwa umusozi wanjye wera. Kandi azavuga ati, nimutumburure mutunganye inzira, mukure ibisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane, ituye ahahoraho ivuga. Izina ryayo ni Uwera, ikavuga iti, aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abacisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse.
sinatongana iminsi yose, kandi sinahora ndakaye iteka ryose, kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Icyaha cye cy'umururumba nicyo cyandakaje, ndamukubita. Narihishe ndakaye, ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso zikundwa n'umutima we. Nabonye ingeso ze nzamukiza, kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye. Ni jye urema ishimwe ry'iminwa, ngo amahoro abe kuri kure no k'uwo hafi, nanjye nzamukiza, niko Uwiteka avuga. Ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka, amazi yayo azikura isayo n'imvumba. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.